dufite n'utudege ku buryo utwo tudege tumwoherereza niyo miti yari aho yabari akaguhemuke cyane nk'umujura. Hari umuti tuguha ukabutega ariko tuba twavuganye uburyo bwawo uwo muntu akaba yashobora gufatwa. Uriya murozi nawe ukurogera uwo muti ibiri ukubiri, uwo muti tukawushyira mu mazi tugashika wa muntu. Nongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye mbaha ikaze, mukunda kudukurikira mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi twifuje kugira ngo tuganire ku buvuzi gakondo, aho abantu benshi bagira ibibazo bitandukanye bakagira abo biyambaza bakoresheje ubuvuzi gakondo. Hari abavuzi rero bemewe, akenshi usanga bakorana n'ubuvuzi bwa kizungu kandi bagafasha abantu. Hari abahura n'imyuka mibi, hari abahura n'amarozi, hari abahura n'amadayimoni ndetse n'ibindi bitandukanye. Kugira impungenge bikunda kuba kubagana ubu buvuzi, ariko natwe dukomeza gucukumbura umunsi ku munsi turebe ngo ninde ushobora kuba yafasha umuntu. Ahangaha turi ni mu karere ka Rubavu, tugiye kureba uyu muganga azwi ku izina rya Ndusu, akaba afite inkomoko ituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubibona rero turi mu gace k'Amakoro, turi mu karere ka Rubavu, tugiye kumugenderera turebe ese ni gutavura, ni gutabikora, hanyuma tunaganire na bamwe mu bamugana baduha ubuhamya batubwire ese koko ubu buvuzi bwarabafashije, bigenda bite rero. Bana natwe muri iki kiganiro, tujye gusura Dr. Ndusu atubwire bigenda bite. Nge nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohana Mubatiza. Niko madako nkubona hano, warangiwe nande hano? Ni umuntu waje kwivuriza hano, mubwiye ikibazo mfite cyo kubura urubyaro, ndangira hano ko yahivurije agakira akabyara. Agakira akabyara. Ubundi rero twewe nge ndi muganga, nkuko yaba yaraguhaye ubuhamya, hano tuvura indwara zinyuranye z'amoko yose. Uko kutabyara k'ubugumba, abakobwa baba baragumiwe badashaka, abagabo badacambirwa kujya kubarambagiza, abo ngabo turabavura. Abagore bari ku nda yanze kuvuka bazinze, abo turabavura. Abamarozi y'amatamikano abo turabavura. Abamarozi y'amarengano abo turabavura. Tukavura byinshi binyuranye, amashitani, indwara nyinshi, kandi tukavura n'abantu bo hanze kurenga inyuma y'igihugu cyacu dukoresheje amafoto baba twoherereje, tukabasuzuma, noneho tukabavurira mu mbaraga zacu dukoresha bigendanye n'imiti yacu. Ubuhanga rero bwacu bwanjye ni bwinshi, ntabwo nagutekerereza ngo ubuvemo, ariko noneho reka dukurikirane ikibazo cyawe. None umaze iyo myaka 12. Nta handi wagiye ujya kwivuza? Narivuje biranga. Mu kizungu wagiyeyo? Bose byaranze. Noneho rero ngiye kugusuzuma, menye uburwayi, aho buva, niba hari uwakugiriye nabi muri iryo shyingirwa ryawe, cyangwa se aho wari usanze umugabo, turahita tubimenya tukuvure. Nibyo nshaka. Nitwa nde? Nitwa Kamishaka. Kamishaka. Irinde? Birareba. Hagarika n'ubugingo muri iki cyumba kugira ngo tumurebere byamufashe byose. Witwa Irareba. Kose madamu, ni ukuvuga rero ko uburwayi bwawe ndabubonye.
ni ukuvuga ngo hari imyenda bagufatiyemo barakuzinga, iyo myenda rero ngomba kuyigarura aho bayishyize munsi y'urutare ku mugezi w'amazi. Noneho icyo ugiye kunzanira uzanzanira amazi y'umugezi y'iwanyu yaraye mu nzu. Umugezi y'umugezi bwite. Uwo mugezi se ni umugezi utemba cyangwa ni umugezi? Ni amazi y'umugezi aho uzaba wayavomye, aho muvoma, ariko ukayaraza mu nzu iwawe. Hari ibyo nzaza nkayakoreramo yaraye mu nzu. Ukanzanira n'ubutaka bwo mu marembo y'aho utuye yanyu, ukanshakira n'amabuye 2 y'aho hantu. Noneho ukaza nzagutegura ngo ukururire biriya bintu bakuzitiremo kutabyara. Nyuma y'amezi 3 uzaba umaze kubyara. Ibyo uzabishobora koko muga? Ubwo nabibonye nzakwitura. Nabibonye rwose, namaje kubibona, nabonye impamvu. Nzakwereka n'uwo muntu wakukoze ibyo bintu. Uzambabarira umunyereke, umumbwire mbane nawe muzi, menye by'ukuri kandi nabyare kuko nanjye mpeke nk'abandi. Noneho rero ni ukuvuga ngo uzaza witwaje n'imbuto iturutse iwawe ariko y'amafaranga. Noneho utegure, ariko uyu munsi urasiga itabi ry'imbaraga nkoresha. Ubwo turaza kubivuganaho ako gatabi. Reka banze mbere nyarukire hariya aho muba. Ntabwo nyarukirayo, ndoherezayo indege yacu y'abakurambere. Imbuto y'amafaranga se ni iki? Imbuto y'amafaranga nzayikubwira uhageze. Nzitwaza amafaranga nk'amafaranga 31,100. Hari byinshi muga? Ntabwo ari menshi ngaho. Ngabanyiriza. Wenda nkajyanye sana make. Erega bayamazeho muri iyo myaka yose 12 urumva ko yanshize. Ni ukuvuga ko wagiye ahantu henshi cyane. Tugiye kwiga ku kibazo tugiye gukurikirana. Ubu hari ikibazo tugiye gusigaramo dukurikiranye kubera izina ryawe usize utanze hano. Noneho turarara hariya iwawe aho tuwe n'umugabo wawe. Ejo tuzavugana kuri telefone, ndakubwira ibyahabaye nuko bimeze. Noneho uzaze kandi n'umugabo wawe uzamuzane aze ngo utegura hari. Urumva? Ubwo rero niba yaraguhemukiye akaguhemukiye cyane nk'umujura, hari umuti tuguha ukawutega, ariko tuba twavuganye uburyo bwawo kuko imiti bihenze. Uwo muntu akaba yashobora gufatwa. Uriya murozi nawe ukurogera uwo muti ibiri ukubiri, uwo muti tukawushyira mu mazi tugashika wa muntu ukaza ukamubona mu ifoto cyangwa se akaza nk'umusazi, ukamuhamagara akazaza mugahurira ahangaha, ukamwakira igihano ushakiye. Niba twamugumisha mu ya miti yacu twakoresheje akaba nk'umusazi, ibyo birashoboka. Niba wemeye kumuha imbabazi wowe yahemukiye, nabyo birashoboka. Twebwe rero tuba twakoresheje imiti natwe be yaduhenze. Iyo umuhaye imbabazi n'ubundi hano urampemba. Urampemba n'ubundi kubera uba bumwehereye imbabazi. Hari umugabo nasanze hano mubona nasanze bari hano, arambwira ngo yaje afite ikibazo cy'uko ngo iwe mu rugo bitagenda neza ku bijyanye no gutera akabariro. Aba bamubafasha iki? Yewe ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Abo ngabo tubakorera umuti tumanjije kureba niba nta bantu ntawe wamwangije nk'abadamu nk'abagabo baba bakunze gushosha hirya no hino. Noneho rero akamufatira, bafite uko bafatira rero
bakamufatira muri ya mibonano mpuzabitsina. Noneho iyo dusanze baramufatiye mu mibonano mpuzabitsina hari umuti tumuha, wa muti ukamutegura agatangira kugarura imbaraga zo gutekereza imibonano mpuzabitsina. Noneho agakira, iyo akize agaruka kudushimira. mahanga iyo yagize ikibazo birumvikana ko ashobora kuba yamwaganira kuri telefone, akaba yaguha n'ifoto, ariko bibaye ngombwa ko bikeneye umuti nyine. Umuti ese umugeraho ute? Kubera ko hari benshi twagiye tuganira ugasanga abanyamahanga baravuga bati uyu muntu yadutekeye umutwe, uyu muntu ntitumubona, uyu muntu n'umuti yatubwiye mu magambo, tumuhamagaye kuri telefone turamubura. Mwe icyo mukora ni iki, mubigenza mute ku buryo umuntu yaramutse yahuye n'ikibazo uwo muti bigenda biti? Abantu bo hanze mu mahanga muri Amerika n'ahandi, no kuvuga ngo dufata imiti tukayitunganya uko tuba twaramarije kubona uburwayi bwe, noneho tukayifunga muri envelope, tukayijyana ku kibuga cy'indege twayinyujije ku iposita, imiti ikabageraho. Ubwo abaha aderesi, aba yaraduhaye aderesi. Ubwo rero umuti ukamuvura. Uko tugenda dukora itumanaho kuri WhatsApp, ni ukuvuga ngo agenda aratubwira aho umuti umugejeje arimo yoroherwa. Yego. Urakoze cyane, turagushimiye Dr. Ndusu. Twizere ko nitwongera kwifuza kuganira nawe kugira ngo dushyire amatsiko ku bijyanye n'ubuvuzi gakondo, muzemera tukaganira. Tuzaganira nta kibazo. Mujya mudusura abana banjye, nta kibazo rwose, ni karibu, ni ikaze. Namwe kandi mujye muvuga ubutumwa nk'uko muba mwadusuye, nta kibazo. Ntacyo tuba tubahisha, ntabwo ubuvuzi bwacu bukorera hanze, ntabwo bukorera mu bwihisho. Murakoze, mugende neza, mugire amahoro meza. Arakoze cyane Dr. Ndusu. Nguyu rero umuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Kongo, twari twasanze mu karere ka Rubavu, nyuma yo kumenya amakuru y'uko we afite imbaraga zidasanzwe mu gufasha abantu no kubavura ku bibazo bitandukanye, baba imyuka mibi, amadayimoni, amashitani, ibintu bijyanye no kubura urubyaro, ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuvuzi butandukanye bwananiranye hirya no hino. We rero akaba twemereye ko banakorana n'ubuvuzi bwa kizungu, kandi ko ku bantu bari mu bihugu bitandukanye hanze babafasha. Hanyuma bagakoresha ifoto. Atubwiye nimero ya WhatsApp ushobora gukoreshwa ko ari 07 98 68 83 63 ni ya muganga Ndusu, nkuko murimo muyibona kuri screen zanyu muri iki kiganiro. Mada, twagira ngo tubwire, dusanze urimo kwivuza, utubwire icyizere ufite ndetse nuko watekereje kugira ngo uze urebe uyu muganga mu buvuzi gakondo. Ngewe nkurikije uburyo ki uwanshishikarije kuza hano yambwiye ko yakize, yari afite nawe ikibazo cyo kutabyara, akaba yarabyaye, nanjye nicyo mfite, ndumva mfite icyizere cy'uko nzakira. Akuvura hari ibimenyetso yakubwiye umuntu akabona bisa naho wari uri kubikekaho. Iyo umuntu akubwira ikibazo wahuye nacyo akakubwira ati bishobora kuba byaragenze ukunuko, wumvise bihuriye he n'ibyo watekerezaga? Hari ibyo natekerezaga ariko simbibonera igisubizo, bitewe nyine n'imibanire y'abantu bubona bagirira abantu nabi, nanjye bangiriye nabi. Ubwo rero urumva ko mfite icyizere kuko yavumbuye ibyo byose, ngomba no gukira. Mama, tubwire, we wageze hano turutse he? Naturutse Cyangugu. Icyangugu, kugira ngo umenye hano Cyangugu ni kure, ni Rubavu. Aha wahabwiwe n'iki? Waje ufite n'ikihe kibazo? Nakundaga kureba televiziyo kuri YouTube, mbonaho nimero y'uyu muganga, mfite ikibazo, narateretwaga, ubukwe bugapfa, abasore bakansaba ubukwe bugapfa, nari maze gusabwa nk'abasore 10. Babandi baza hari iwanyu mukaba bagira isake, ntabwo bagarukaga? Ntabwo bagarukaga, bagenderaga ko nkibaza ikitera, bikanshobera. Ubwo mbonye nimero kuri YouTube, numva uyu muganga bamuvuga ibintu kavura, ndavuga ikigaragara iki ni ikibazo mfite, ndavuga reka mpamagare iyi nimero nzayigenderaho. Wowe yakweretse iyihe mpamvu yabiteraga? Nagezeyo nyine musobanura ikibazo mfite, ambwira ikibazo mfite, nyine nsanga barangiriye nabi. Yego.
hanyuma byaje kugenda bite mu gihe kingana iki? mu gihe gitoya nk'ibyumweru nka 3 nabonye undi musore araza aransaba nkora ubukwe, ubu ngubu umeze neza, mfite urugo, ndi umumama ushima Imana kabisa. ubu ngubu narinje hano nje gushimira nanjye kubaza ngo waruje ko tugusanze noneho hano kandi waramaze kubona umusore bigacamo, kuki wari ugarutse hano? nje gushimira muganga kuko yankoreye ibintu byiza, ubu ngubu mfite urugo rwiza, nshima Imana kabisa. Gushimirwa mu bigenza mute? ku cyifuzo cyanjye n'ibintu yankoreye, kubera ukuntu nari mbabaye, naje kumuha agashimwe k'agafanta. Niko mubigenza? Yego. Ubu waruzanye n'agafanta niko mukita kugira ngo mushimire? Yego. Mbere ntabwo biba byaragusabye amafaranga? Mbere naraje aranyakira nta mafaranga nyatsi. Niyo mpamvu naje kumushimira, mvuga mugurira agafanta kubera ibyo yankoreye byiza. Hanyuma nk'abantu rero bumva abavuzi ba gakondo bamwe bakavuga bati sinamugana, wababwira icyo ukurikije uko waganiriye n'uyu muganga? Nabashishikariza kumugana kuko arafasha cyane, arafasha agakemura ikibazo. Ubwo nanjye nari narihebye, ariko nkimara kumugana urabona nta kibazo mfite, ndishimye mu rugo rwanjye ubu ngubu nta kibazo pe. Niyo mpamvu nashishikariza n'abandi bafite ikibazo nk'icyo cyanjye kumugana akabafasha. Ngaba rero abo twari tuganiriye, bamwe mu baza bagana muganga Ndusu kuko akenshi arabafasha, n'abamama ni benshi, hariho n'abagabo, ariko abantu bo twari tuganiriye tuzakomeza tuganire.